ngo Zakariya arangije ngo arahakanya marayika ngo aramubwira ngo ninjye marayika Gaburiyeli. Imana imanure marayika Gaburiyeli. Uyu marayika Gaburiyeli yaramubwiye ngo ninjye mwamarayika umwuvugana n'Imana umwumanukana ibisubizo by'ibibazo by'abantu. Ndagira ngo nkubwire ngo mu kibazo ufite mu burwayi ufite Imana imanure marayika Gaburiyeli ngo arangije ngo aramanuka ngo amaze kumanuka ngo aramubwira ngo ninjye marayika Gaburiyeli ngo arangije aramubwira ngo mbese ikimenyetso ni ikihe ngo kizatuma abwira abantu ko natindanye nawe bakemera. Yes, twongeye kubaha ikaze mu demo kudukurikira ku muro wacu wa Aline Official TV. Turabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. So Aline niwe nkuko bisanzwe Aline niwe tugiye gukorana ikiganiro no munsi. Aline umeze ute? Ize neza ndashima Imana. Amakuru yawe? Ni meza nukuri. So ubwo watangira ugira ikintu ubwira abakunzi bawe. Kandi tunaguha n'ikaze unasenga unatugezaho ijambo ry'Imana dutegura no munsi. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha cyane uko mubizi nanjye ndabakunda cyane. By'umwihariko abantu bakunda Aline Official TV, abantu bayikurikirana, mbifurije guhura n'Imana, mu bibazo mugahura n'Imana, mu bigeragezo mugahura nabyo. Nubwo iyi si turimo yuzi ibigeragezo n'amakuba, ariko muri byose ndashimira Imana ko igiturinda. Haleluya. Kuba ukiriho, kuba ugihumeka, waba uri mu Rwanda, waba uri muri Amerika, kuba ukiriho byonyine ugihumeka umwuka w'abazima, ugomba nibyo nabyo kubishimira iki? Ugomba kubishimira Imana. Hari umugabo umwe ngo yari ari mu bitaro, ngo arangije yari umukire cyane, ngo arangiye ngo ajya kuri bomboni bamwongerera umwuka, bamaze kumwongerera umwuka ngo noneho ngo arangije ngo mu masaha 2 mu munsi umwe bamuzanira fagitire y'amafaranga amaze guhumeka. Ngo arangije ngo akiyibona araturika ararira. Abaganga bagira ngo ari kurizwa nuko ayo mafaranga ari menshi. Arangera ahita avuga ati Mana nakwitura iki kuma guhumeka utanyishuza, kuma guhumeka nta kiguzi mbitanze, ukama guhumeka buriya mureke mbabwire. Hari igihe uri kuzamuka ahantu harehare warangiza ugahumeka uri kwahagira, ugahumeka umwuka mwinshi cyane. Uwo mwuka Imana ntiwikwishuza, irakwihorera. Ariko iyo ugeze mu bitaro ugasanga abantu bari kuri bomboni bari kubongerera umwuka, urebye amafaranga babaka, nshuti yanjye wakabaye ufatanya nanjye gushima Imana, ukayibwira niyo waba uri mu bibazo, uri mu bigeragezo bitandukanye, ugahita uyibwira ngo yamaye umwuka wo guhumeka, ibindi zabikora. Kavuga ngo yakoze biri yizakora n'ibindi. Ibyo yakoze nibyo byari kumitana, ibyo yakoze nibyo byari kuguhitana muvandi, ibyo yakoze nibyo byari kukwica. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ndabakunda cyane. Igihugu cyose waba urimo ukunda kunkurikira, Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ikumera umugisha. Tugiye gusoma ijambo rigufi ariko ntabwo ari ritoya. Ni amagambo mato urebesheje umubiri, ariko ni amagambo manini cyane urebesheje uburyo bw'umwuka. Haravuze ngo Yeremiya 17 umurongo wa 7. Haravuze ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko azahana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishora imizi mu migezi, ntikizatinya n'amapfa nacyana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahora gitoto, nikizita ku manywa wa cyamo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacu. Amena. Imana ishimwe cyane. Ijambo riratubwiye ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka. Haleluya. Uwiteka akamubera ibyiringiro, ngo wazawana n'igiti cyatewe hafi y'amazi. Mbese muri iyi minsi uri kwiringira iki? Wese muri iyi minsi uri kwizera iki? Mbese muri iyi minsi abantu benshi biringiye imiryango yabo irabahemukira, abandi biringira famiye zabo zirabahinduka. Haleluya. Ariko wowe muri iyi minsi uri kwiringira iki cyangwa se uri kwizera iki? Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro.
mu minsi yashize narindimo numva ubuhamya bw'umuntu warokotse uriya muriro muri kiriya gihugu cya Amerika, ngo umuriro waraje utwika ahantu hose, ngo ari gusiga urugo rw'umukiranutsi n'urusengero. Ariko uwo mukiranutsi rata yari yiringiye Imana. Mbese muri iyi minsi wiringiye iki? Muririmbyi ni wavuze ngo ibigirwamana ni iby'ubusa, Imana rurema niyo ikomeye. Mbese muri iyi minsi kuri guhura n'ibibazo bitandukanye, kuri guhura n'abantu bari kukuvuga ugataka, kuri guhura n'ubukene ukarira amarira menshi, ugatakaza kwiringira ko Uwiteka ari kumwe nawe, ndagira ngo nkubwire ngo wongere ugaruke. Reka gutinda mu bisi, reka gutinda mu bantu bataye umuco, reka gutinda muri abo bose, reka gutinda mu rubyiruko muri iki gihe, ahubwo utindane n'Imana. Mugabo umwe ngo yigeze gutindana n'Imana, kandi uwo mugabo ngo ntabwo yabyaraga, ngo nuko ari mu rusengero, ngo arangije ari mu rusengero, ngo arangije ngo agiye kubona marayika aramanutse, ngo marayika amanutse ngo aramumanukira, ngo aramubwira ngo urahirwa kubera ko ugiye kubyara umwana, mugore wawe agiye gusama inda akabyara umwana. Ngo uwo mugabo kuko yari yarihebye, ngo arangije aravuga ngo mbese uyu mwana, ngo umugore wanjye ko atakijyana mu mihango y'abagore, ngo nta n'umugongo akigira, mbese uwo mwana azahekwa nande? Ndagira ngo nkubwire ngo hari ibyo wari uzi byarangiye, hari ibyo wari uzi twese tuzi ko byarangiye, imiryango izi ko byarangiye, abaturanyi bazi ko byarangiye, nta bugaruriro bifite, bazi ko ubwo burwayi buzakwica, bazi ko bagiye kugutereza cyamunara. Ngo ariko uyu mugabo atindana n'Imana we, ngo baratindana, abantu bari babana nawe mu rusengero ngo baratangira baribaza ngo mbese yagiye he, ngo yagiye he? Ngo Zakariya akomeza gutindana nayo, ngo baribaza ngo mbese yagiye he? Ngo barangiye baravuga ngo marayika yaraje ahita akinga inzugi zose z'imiryango, ngo n'amadirishya arayakinga kubera ko yari yamanutse. Ngo Zakariya aburana na marayika, ngo aramubwira ngo ko ntakibyara, ngo imyaka yararenze, ngo arangiye aramubwira ngo mbese nabyara nte? Ngo ariko Yesu yarazi cyari bukore. Ndagira ngo nkubwire ngo aho uzi ntanzi rihari, aho uri kubona ko byaragiye, aho uri kubona ko ibintu byose byacitse, Imana ntikangwa na biracika, Imana ntikangwa na biranuka. Ngo Zakariya ngo atindana nayo, ngo abantu bibaza ikiri gutuma bitera. Ndagira ngo nkubwire ngo wa mukobwa we tindana n'Imana, wa musore utindanye nayo, wa mugabo utindanye nayo, bakuvuga utindane n'Imana, bakubeshya rutindane n'Imana, bakugambanira utindane nayo, ariko Imana niza kwivugira izabereka ikimenyetso ko ariyo watindanye nayo. Ngo Zakariya arangije ngo arahakanya marayika, ngo aramubwira ngo ninjye marayika Gaburiyeli, Imana imanure marayika Gaburiyeli. Uyu marayika Gaburiyeli yaramubwiye ngo ninjye mwamarayika umwe uvugana n'Imana, umwe umanukana ibisubizo by'ibibazo by'abantu. Ndagira ngo nkubwire ngo mu kibazo ufite, mu burwayi ufite, Imana imanure marayika Gaburiyeli. Ngo arangije ngo aramanuka, ngo amaze kumanuka ngo aramubwira ngo ninjye marayika Gaburiyeli. Ngo arangije aramubwira ngo mbese ikimenyetso ni ikihe? Ngo kizatuma abwira abantu ko natindanye nawe bakemera. Muri uyu mwaka, muri uku kwezi, Imana iguha ikimenyetso. Imana ikuha ikimenyetso kivuga ngo niyo navuganye nayo, niyo nakoreye. Imana iguha ikimenyetso. Haleluya, haleluya. Ngo arangije ngo Imana iramubwira ngo marayika aramubwira ngo ugiye kugobwa ururimi, uzongera kuvuga ari uko umugore wawe yabyaye. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana ihereza abanzi bawe ikimenyetso. Ndagira ngo nkubwire ngo abakuvanye mu kazi Imana ibaha ikimenyetso, abakureze Imana iguha ikimenyetso, abari kukurega ibinyoma Imana ibaha haleluya, Imana ibaha ikimenyetso. Bariya bari kukugambanira, bariya bari kukubeshera, Imana ibaha ikimenyetso. Haleluya. Ngo marayika ngo akimara kuhava, ngo ako kanya ahita amugobwa ururimi, ngo asohoka mu rusengero, ngo abantu baramwitegereza, ngo
uwo mwanya atangira kuvugisha amarenga kandi yaravugaga Imana iguhera abanzi bawe ikimenyetso, abarozi bari kukuroga Imana ibaha ikimenyetso, abakugambana Imana ibaha ikimenyetso, abari gusenya urugo rwawe Imana ibaha ikimenyetso, haleluya haleluya haleluya, abari kukubwira ko bitashoboka Yesu abaha ikimenyetso, abari kukurega ngo ibyo babiteza cyamunara Imana ibaha ikimenyetso. Ngo arangije ngo akimara gusohoka mu rusengero ngo uwo mwanya sohoka isura y'isana ngo yambaye umwenda wera, Imana yamukobwa ururimi ariko kugira ngo abantu bamenye ko ariyo yavuganaga nawe ngo ihita mwambika umwenda wera. Ikimara kumwambika umwenda wera, haleluya, ngo arangije ngo agisohoka ngo asohoka ari kurabagirana, abantu benshi barabimenya, bose babimenya ko yavuganaga n'Imana. Muri iyi minsi Imana ikwereka ikimenyetso, Imana iguhindura isura, Imana isura abantu bari bakuzi y'igihindure, nurangiza Imana igushireho ikimenyetso kivuga ko hari iyo wavuganye nawe. Ngo Imana ngari mu bicuku bya nijoro ngibonekera uyu mugore ngo iragije iramubwira ngo urahirwa ngo dore ugiye gusama inda ngo uyu mwana uzamwite Yohana. Haleluya haleluya. Burya reka mbabwiza ukuri, Imana izi imyicarire yacu n'imihagurukire yacu, ngo muri uwo mwanya ngo araseka, ngo Sara araseka, ngo araseka, ngo araseka ayoberwa ibintu bimubayeho kuko marayika aramubwiye ko agiye gusama inda. Ngo muri ako kanya marayika, reka nkubwire, aho uri kubona nta nzira, aho uri kubona wabuze uko ubigenza, mu ijuru hari uko babigenza. Aho uri kubona nta nzira ihari, aho uri kubona byarangiye ibyawe byarangiye, ndagira ngo nkubwire ngo Imana ifite inzira. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icubahiro. Ngo arangije ngo muri ico cyumweru ngo atangira kubona ibimenyetso by'uko yasamye, ngo by'uko yasamye inda. Ndagira ngo nkubwire ngo muri uku kwezi Imana iguha ibimenyetso bivuga ko igiye gusohoza ibyawe, Imana iguha ibimenyetso bivuga ko ugiye gukira ubwo bumuga, Imana iguha ikimenyetso bivuga ko ugiye gukira iyo kanseri. Haleluya. Imana iguha ikimenyetso kivuga ko igiye kugukurira mu rugo iwawe umusazi, Imana iguha ikimenyetso kivuga ko igiye kongera kuzura ibyawe byari byarapfuye. Haleluya. Reka mbabwire ngo hari umusamariya wari mu rugendo, ngo arangiye ahura n'umugabo wavuganye n'Imana, barangije gukubita, ngo arangije ngo amubera umurwaza, ngo amaze kumubera umurwaza ngo aramurwaza ngo mpaka akize, ngo kandi nibyo yarwaye ari kunywa, ngo nibyo yarwaye yambara, ngo umurwaza arabimwishurira. Ndagira ngo nkubwire ngo mu burwayi ufite, ari uburwayi bw'ubukene, ari uburwayi bw'ubushumeri, haleluya, ari uburwayi busanzwe, Imana iguha umurwaza. Muri uyu mwaka tugiye gusenga Imana ariko tuyibwire ngo Mana duhereze umurwaza, dukeneye umurwaza. Mukazi ukora ukeneye umurwaza, umurwaza azaza kobe hafi akubwire ngo kora gutya na gutya, reka bashaka ko bagufunga. Haleluya. Imana iguha umurwaza mu bibazo ufite, Imana iguha umurwaza muri urwo rubanza, Imana iguha umurwaza mu ruce rukibanza, uzagira gute uzaburana utsinde. Imana iguha umurwaza, Imana iguha umurwaza mu bana bawe bakunaniye, Imana iguha umurwaza abana bawe bazahita haleluya. Wakira umurwaza Imana iguhaye muri uyu mwaka. Imana ishimwe cyane. Imana turagushimye, uri igitare gikomeye. Jambo ryatubwiye ngo hahirwa uwiringira Uwiteka, ngo Uwiteka akamubera ibyiringiro, ngo namara kwemerwa Jésus sanse dotayini ngo azahabwa ikamba ry'ubugingo. Natwe muri aya masaha niwe sanse dotayini turavuze ngo twakiriye umurwaza Jésus sanse. Umurwaza azatuburanira, umurwaza azaturenganura Jésus sanse dotayini. Umurwaza azatubera amaso kandi umurwaza azaturwazaho ababyeyi bananiwe kuturwaza, umurwaza azaturwazaho inshuti n'abavandimwe babinaniwe. Umurwazi yahageze Uwiteka ingo zirongera zikubakwa, umurwazi yahageze ibintu byose birongera bikagenda neza. Urakoze kubera ko ugiye kutwoherereza umurwaza. Icubahiro n'ikibi cyawe. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen.